ntago byari bikwiriye yuko bajya kurya inyama uburyo bwo gutamba ibitambo butarangiye. Mbese byari bivuze ngo bari abanyepfa badashobora kwihangana ngo bihanganire icyo gikorwa cyose cyo gutamba ngo nikirangiza kirangire, ahubwo umuntu agitamba agitetse inyama bagahita baza ati duhereza inyama, bakazana n'icyuma, niwanga kuziduha turazifata ku mbaraga, bagafata bagatikura mu isafuriya. Igikorwa cyose kitarangiye bari abantu batagira kwirinda, bibisambo batagira no kwihangana, nuko barangiza bakabijyana. Wa muntu wazanye igitambo cyashaka gutambira Imana akumva arababaye. Ndetse ni nko kuba uri gusenga umuntu w'umwigisha ukwigisha, kuko bari abana b'umutambyi mukuru, bari abana b'umutambyi mukuru n'abari abatambyi, ubwo bari bafite inshingano zikomeye mu rusengero. Nawe tekereza kuba waje uri gusenga, nuko waba wicaye utangiye gusenga, sindi umutambyi mukuru, ariko reka mvuge ngo nanjye ndi umwigisha, nkaza navuze ngo muzajya muza musengere hano, waba wahagurutse iwawe waje wagiye urugendo rurerure turi kujyana, waba ugitangira gupfukama ngo usenge, umuntu akaza agahita gukubita umugeri akakubwira nabi. Muri kumva ukuntu byakubabaza? Mwihangane mu byumve, uri kumva ukuntu byakubabaza? Waje n'umutima warushye, byagutwaye imbaraga, noneho nabo baragendaga bakazana igitambo, bitanze, bavuye kure, nimba yaragiye iminsi yaretse n'akazi ke ngo aze aho ngaho aza kugitamba, byaba bitari byarangira agahita aza, ntuzinyima ndazifata ku mbaraga. Kandi ku rundi ruhande uwari ukwiriye kuguhuza n'Imana, mbega ukuntu bigoye. Abantu bageze nyuma baravuga bati yemwe kujya gutambira iriyi Shilo ati birutwa no kubireka. Nicyo Bibiliya ivuze ngo nuko abantu benshi bazinuka igitambo cy'Uwiteka, babateje akaga. Ngo ariko ntibyaba n'ibyo gusa, ngo ahubwo bagiraga n'icyaha cy'ubusambanyi. Ubwo busambanyi ntibagendaga ngo bajye kugura indaya ziri hanze turi kujyana, ngo ahubwo basambanaga n'abahehe, n'abagore bakoraga ku rusengero. Yemewe aba bantu si babi. Nuko Eli ageze nyuma nawe arangije aragenda ngo agiye kubacyaha ati bana banjye, ibyo numva babavugaho sibyi, ngo muri gucumuza ubwoko bw'Isirayeli, muri gucumuza ubwoko bw'Imana. Ngo ariko se ko umuntu nacumura ku wundi turi kujyana, ko bizagenda bite? Nuko bigeze nyuma yararangije aravuga ati si byiza. Imana yakeneye yuko ishiraho umusozo bitewe nuko abo bantu bari mu nshingano. Umugabo uri mu nshingano ze uri kurera nabi, abo yereze nabi nabo bakaza mu nshingano nazo zitwa ngo nizera, kandi bagakomeza gukora amakosa. Imana irangije iravuga iti nzakora ibi. Mu gitabo cyitwa urwandiko rwa mbere rwa Samweli, igice cyaho ni icya 2, umurongo waho nuwa 27. Bukeye haza umuhanuzi w'Imana asanga Eli, aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo mbese siniyeretse umuryango wa so bakiri mu Egiputa mu buretwa bw'inzu ya Farawo, sinamutoranije mu miryango yose y'Abisirayeli nkamugira umutambyi wanjye, akajya ku gicaniro cyanjye koserezaho imibavu, akajya yambara efodi imbere yanjye. Kandi sinahaye umuryango wa si ibitambo byose by'Abisirayeli byokejwe mu muriro. None ni iki gitumye mutera imigeri ibitambo n'amaturo nategetse kuntambirira mu nzu yanjye, ukubaha abahungu bawe kubandutisha, mukitungisha ibyiza byo mu bitambo byose by'ubwoko bwanjye bw'Isirayeli ngo muhonjoke? Turi kujyana umurongo n'uwa 30. Nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iti nukuri nari navuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose. Ariko none Uwiteka aravuze ati ntibikabeho, kuko abanyubaha ari bo nzubaha, ariko abansuzugura bazasuzugura.
Imana yari yarabageneye, yarabasezeraniye ibyiza, bigiye kuba ngombwa yuko Imana ibyimura, Imana ibihindure. Yemwe nari naravuze yuko muzagendera imbere y'amaso yanjye iteka ryose, ariko ntibikabeho, kuko abanyubaha ari bo nzubaha, turi kujyana, ariko abansuzugura bazagenza bate? Umurongo wa 31, umva ye iminsi izaza, umva ye iminsi izaza, nzakuvutsa amaboko wowe n'urugo rwa so, he kugira uwo muri mwe uzagera mu zabukuru, kandi mu byiza Imana izaha Abisirayeli byose, wowe uzabonera umubabaro mu nzu yanjye. Nta n'umwe wo mu nzu yawe uzageza mu zabukuru iteka ryose n'ishyano, bose bazapfa bakenyutse, niko Imana yari ivuze. Ikindi ati, kandi ku murongo wa 33, kandi nihagira umuntu wawe uzasigara ntamukuye ku gicaniro cyanjye, azatuma usubiza amaso imutwe, akubabaza umutima, ab'urubyaro rw'inzu yawe bose bazajya bapfa bakenyutse. Kandi kizagera ku bahungu bawe Hofuni na Finehasi, kizakubera ikimenyetso, bombi bazapfira umunsi umwe. Bose bazapfira umunsi umwe. Uyu mubyeyi narebe mikoro ye pe. Ku murongo n'uwa 35, nzahera ko nihagurukiriza umutambyi wiringirwa, uzakorana nk'ibyo mu mutima wanjye n'ibyo nibwira, kandi nzamwubakira inzu ikomeye, azagendera mu maso y'uwo nimikishije amavuta iminsi yose. Nuko bizaba bitya, umuntu wese wo mu nzu yawe uzaba acitse ku icumu, azaza mupfukamira musaba agafeza n'agatore k'umutsima, amubwira ati, ndakwinginze umpe umurimo umwe w'ubutambyi, kugira ngo mbone agatsima ko kurya. Ngaho byaje kugenda bitya. Ndi gusoma Bibiliya, yaboneka bijya bibabaza iyo muzifite ntimuzirambure, mwazizaniye iki mu materaniro? Igice cya 3. Reka nsome igice cyaho. Igice cyaho ni icya 3, ndasoma. Nsome aha. Reka ndebe umurongo mperaho, kuko ibyinshi nari nabivuze. Ndasoma mpereye ku murongo n'uwa 10. Maze Uwiteka araza ahagararaho, aramuhamagara nk'ubwa mbere ati, Samweli, Samweli. Nawe ati, umbwire kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Umurongo n'uwa 11. Nuko Uwiteka abwira Samweli ati, dore nzakora ikintu muri Isirayeli, uzacyumva wese amatwi azacura injereri. Uwo munsi nzasohoreza Eli ibyo navuze ku nzu ye byose, uhereye mu itangira ryabyo ukageza ku iherezo ryabyo. Namubwiye ko nzacira inzu y'urubanza rw'iteka ryose, mbahora gukiranirwa yamenye, kuko abahungu be bizaniye umuvumo ntababuze. Nicyo cyatumye ndahirira inzu ya Eli iti, icyaha cy'inzu ya Eli ntikizahongerwa icyiru cy'igitambo cyangwa amaturo iteka ryose. Nuko Samweli araryama, ageza mu gitondo, buke akingura inzugi z'inzu y'Uwiteka, ariko atinya kubwira Eli ibyo yeretswe. Nuko Eli ahamagara Samweli aramubwira ati, mwana wanjye mbwira. Ubwo Samweli ibyageze nyuma amurondorera iby'Imana yavuze byose. Ku bantu basomye, ibi byaje bisohora ku muryango wa Eli. Imana ifata koko Hofuni na Finehasi bagiye mu rugamba rwo kurwanya Abafilisitiya, Imana ibicira umunsi umwe, bose bapfira umunsi umwe. Isanduku y'Imana iranyagwa. Imaze kunyagwa, Eli aho yari yicaye agiye kumva izo nkuru, nuko nawe amaze kumva iyo nkuru, arangije yitura hasi akonyoka ijosi, nawe arangije apfira aho ngaho. Noneho nshuti bavandimwe, ibi Imana yakoze byari iby'uko aba bari bitwa yuko bafite kwera, bari birengagije ukugira ukwera mu bijyaniranye n'iwabo mu buzima bwo mu rugo, ndetse nanone by'umwihariko kuri uyu Eli yarirengagije icyitwa ngo ni inshingano zo kugira iby'umwuka mu rugo.
noneho nshuti muvandimwe, umugabo uri mu rugo aba akwiriye gukora ibi bintu. Ku bantu bazasoma muri Bibiliya, ubwo ngiye guhera ku mugabo n'umugore by'umwihariko, mwumve ko ari ibintu akwiriye kubahiriza. Mu bantu bazasoma mu gitabo cyitwa urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cyaho ni icya 3, havuze ku nshingano z'abagabo ndetse havuga no ku nshingano z'abagore. Hanyuma Bibiliya ivuga iti 3 umurongo n'uwa 7, namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu, mwerekane ubwenge mu byo mubagirira, kuko bameze nk'inzabya zidahwanije namwe gukomera, kandi mububahe abaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo amasengesho yanyu ye kugira inkomyi. Aha muri Bibiliya ibwiye abagabo yuko bakwiriye gukoresha ubwenge mu byo bagirira abadamu babo. Abagabo bakwiriye gukoresha ubwenge mu byo bagirira abadamu babo. Iyo bavuze ngo umuntu ni ukuba afite ubwenge, bwa mbere ubwenge bugira ibibugaragaza, bugaragarira mu magambo uvuga. Ubwo amagambo n'inama utanga bishobora kugaragaza ubwenge. Icya kabiri, mu bijyaniranye n'ibikorwa ukora nabyo bigaragaza ubwenge. Reka mbabwire ngo nta mugabo uzaba ugaragaje ubwenge ngo abugaragaje mu muryango iwe igihe abwira umugore we nabi kandi amubwirana urutoto, aho nta bwenge burimo. Icya kabiri, ntabwo umugabo azaba agize ubwenge igihe umugabo yicara akicarana n'abana b'abahungu n'ab'abakobwa, bakicara mu ntebe bakareba televiziyo, nyina ari uri kunamiriza kubura, nyina ari uri kunamiriza ateka, kandi amaze kubyirura bashobora kumufasha. Icyo gihe nta bwenge buzaba burimo. Mbese ibyo mvuze murabyumvise? Ibyo mvuze murabyumvise? Icya kabiri, ntuzaba uri umugabo ufite ubwenge ukiranutse Imana igushima igihe uzaba utazi abana bawe iyo bari, umenye n'ibyo barimo n'ibyo biriwemo. Nk'umuyobozi wakugira perezida w'igihugu, kuko uri perezida w'umuryango wawe. Iyo uri perezida w'igihugu wakira raporo z'ibyakozwe byose mu bice byose by'igihugu. Haba ubaye perezida ukagira ibice wirengagije ntubimenye, ubwo waba ubaye umuyobozi mwiza? Mbese ni abahe bagabo bajya baganira n'abadamu babo ngo bababaze amakuru y'umunsi? Na waramutse gusa, ese wasinziriye, ese uri kumva waruhutse, ubu se mwariye, hari ibyo mukeneye? Icyo nicyo cyitwa ngo uri umuyobozi. Turi kujyana abana b'Imana kwerekana ubwenge. Icyo ni ikintu cya mbere gikwiriye. Icya kabiri, nanone no kububaha, kuko Bibiliya nubwo abantu benshi batajya babyemera, ariko n'ubundi umugabo akwiriye kubaha umugore. Niyo mpamvu ku bantu basomye igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, ngo ntabwo Imana yamuremye imukuye akagufa mu kirenge, kuko yari kuzajya amukandagira nyine akamufata nk'insuzugurwa. Ubwo itabikoze ityo ikamukura mu rubavu, mu ruhande rwe ahantu hakomeye, imbavu nubwo abantu benshi batamenya agaciro kazo, mbese kuba zizi zimaze iki? Abazi imbavu ntimuzizi zimaze iki? Ibihaha bibahe, ibihaha biba mu mutima, ibihaha biba mu rubavu. Hoya da, reka ngire ntya, iki ngiki nicyo cyitwa ngo ni igituza. Imbavu zihereye aha ngaha ukazamura byibuze ukageza aha niho harimo icyitwa ngo ni ibihaha. Turi kujyana, ubwo bibamo hano gutya hagati, kuko umuyoboro umanura ujya mu bihaha umanukira aha, ukigabamo kabiri, ujya mu cy'ibumoso n'undi ujya mu cy'iburyo, ku buryo bifatira hano hagati mu mbavu zombi. Umutima ukaza ukajya aha ngaha mu ruhande rwaho. Turi kujyana. Noneho izo nyama, narindi kuvuga ngo akamaro k'imbavu. Imbavu zimaze iki?
zituma za nyama ziri mu gituza by'umwihariko zikomeye mu gihe uguye zitangirika. Iyo ugiye guhumeka urahumeka igituza ukabona kiragutse, icyaguka harimo bya bihaha byaguka, ariko n'ubundi na ya magufa akomeza kubirinda. Noneho ubu ngubu ho abantu benshi bajya bakora n'amakosa batazi azabagaruka. Benshi bari gukunda kuba bafite mu nda hari zero, ku buryo wahabona neza neza ukagira ngo ni aka kaboko, kugeza ubwo bafata ibinure bagakamura mu nda, turi kujyana, bagera nyuma bagafata n'imbavu bakazikuramo kugira ngo umuntu akomeze kugira akabavu gato. Ariko nyuma nagira impanuka akagira, ashobora kuzajya kugira impanuka umutima ukamera nk'aho uregutse, kuko wari ufashwe n'imbavu ugafatwa n'imitsi. Ubwo ubu ngubu usigaye uri kwerera ku mitsi gusa. Abantu b'iyi minsi, iyi ngiyi tugezemo, yemwe imperuka ntigira umuti koko. Noneho icyo ngicyo Imana yaravuze ngo, na Adamu arega yaravuze ngo, ako ni akagufa ko mu magufa yanjye, ni akara ko mu mara. Mbese rwari rugiye kuba urubavu rwe rwo kumurinda ibyo mu ruhande rwe, aho adakwiriye gusuzugurwa, ahubwo akamwunganira. Azaba afite ibyo amurindira, azaba ashinzwe kumuzanira umunezero. Icyo ni cyo umudamu yaremewe. Noneho Bibiliya iravuze ngo ujye umwubaha. Kumwubaha, abagabo ntitukagira amakosa nk'abadamu tubafate nk'inyamaswa. Kubafata nk'iki? Gukora ibyo umubwiye, kumuhoza mu mirimo. Mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu baranditse baravuga ngo twe kuzajya tubareka ngo bagume no mu mirimo, ngo ahubwo tujye tubunganira, kuko gukora cyane bijya binaniza ubwonko. Abantu babigisha bari hano b'abagabo ntibagire batyo. Abagabo tujya tugira inshingano nkeya mu bijyaniranye n'ibikorwa byo gukora mu rugo. Murabyemera? Nubwo byahaba, ariko uzasanga atari wowe wakoze isuku, atari wowe wagiye guhera umwana witumye, turi kujyana. Ibyo ngibyo abagabo benshi ntibabikora, na benshi ntibanabizi. Yewe ku buryo umubwiye ngo ateke n'amazi yayoberwa n'iyi safuriya iba ntazi no gukoresha n'amashyiga, ariko gusa akamenya kurya. Nibyo? None ko hari igihe tujya dukora bike, ujya wigisha ukumva umeze neza igihe intekerezo zawe zananiwe, umubiri wawe unaniwe, ujya wumva birimo. Uzi ko ujya no gusoma n'igitabo wari usanzwe umenyereye amagambo wumva ukabura ubusobanuro wongeraho. Bijya bibaho. Niyo mpamvu ku bantu bazabireba, umukobwa yiga kaminuza ari umukobwa iwabo, yamara kuzashaka yamaze no kubyara ukagira ngo nta nubwo yigeze yiga. Impamvu yabaye iyihe? Kuko ubwenge bwe bwahugishijwe n'ibindi, ku buryo bwamaze gutangira kugabanuka. Murabyemera? Murabyemerara? Noneho niho banditse baravuga ngo uzajya ugenda umuruhure. Nta nubwo ari byiza yuko abadamu bahora baruhamye mu mirimo, ahubwo tujye tubanguhiriza ngo nabo bajye kugira ibyo biga. Afata igitabo asome, ujya ati uyu munsi ni kuwa mbere, ubu ku byo kurya bya nimugoroba ntuze kubiteka, genda ujye kuruhuka, ndaza guteka. Ibi ngibi byo byaba ari icyigisho kidakenewe kuri benshi, ko na benshi ntibabizi. Hagiye tujya ku murimo, nanjye nakoranye n'abasaza bamwe, nubwo cyari igihe gitoya kuko ubuzima twabayemo, ariko hari igihe wabonaga rwose ukavuga ati usibye wenda kwiyigisha, ariko ntiwamubwira ngo n'amazi ayateke ngo azamenya ngo yahiye, akaba atazi gucana mu ziko. Ndetse noneho ubuzima bujya bubakomerera. Arega tujye twiga kubana n'ubuzima, kumenya guteka nabyo biri mu byigisho by'ingenzi, ngo bitazabuza umugabo kuba umugabo, ahubwo bizamubashisha kuba ingirakamaro. Waba umugabo gute kandi ntacyo umaze? Byashoboka yuko uba umugabo nta mumaro ugira? Abenshi muzabirebe, iyo umugabo abayeho nta kazi afite, uranavuga ntibyumvikane. Murabyemera se? Mwana utishyuriye ishuri ari wowe wishyuye inzu,
umugore utahaye utwo kugura amavuta ari we watwiguriye, uzaba uri kujya kumubwira ibicyo akumva, kandi kwifuza kwe kutari guhazwa nawe. Niho njya mvuga nti umugabo ubaye hatagira akazi n'abantu bagiye bamwibuka bamusengere, abageze aho Satani ashaka. Mbivuze nkanjye, nubitekereza nawe ukabyumva uzabyumva, ariko ngewe nicyo mvuze, kandi nibishoboka uzajya umusengera. Noneho dukwiriye kugira ibi bintu bigera ku 10. Icya mbere ni ugukunda umudamu wacu, icya kabiri tukamuha agaciro, icya gatatu dukwiriye kuba abanyamwete mu gutunga urugo, icya kane umugabo mwiza mu rugo si umutegetsi, icya gatanu umugabo mwiza si umunyarutoto, icya gatandatu umugabo mwiza ntajya ayoborwa n'irari nk'iry'inyamaswa, ahubwo akoresha ubwenge, icya karindwi ni umutoza mwiza w'abana. Mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu baranditse baravuga ngo azaba umurezi mwiza w'abana b'abahungu batangiye gukura. Iyo umwana akuze ari umuhungu ariko arerwa na nyina gusa, ajya amera nk'aho akuze uruhande rumwe, ntaba umugabo nyamugabo. Iyo se abaye umurezi mwiza, umwana ajya akura ameze neza, akiga kubaha nyina kuko anabibona no kuri se. Icya karindwi, icyo cyari icya karindwi. Icya munane ni umutambyi waba urugo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo niwe ushinzwe iby'umwuka mu muryango igihe awubamo. Mbese inshingano abagabo mwe mujya muyikiranukaho, mubyibaze. Iwanyu haba igitambo cya mu gitondo n'icya nimugoroba, ahubwo muri abatambyi badatamba. Ubu umuntu yaba umutambyi nta bitamba atamba? Mubyibaze. Icya 9, umugabo iyo abaye mwiza ajya abishema ku muryango, akaba n'ishema ry'abana. Umwana wese ajya avuga ati nzaba nka papa, nzaba nka papa akiri muto. Mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu, ngo bakiri bato baba bazi yuko sazi byose kandi ashoboye byose. Uwo niyo waba ugira amabavu mu ntoki akakubona uvuye guhingira abandi, ngo ariko ababizi yuko amafaranga yose yo ku isi ni wowe mukire wa mbere turi kujyana. Abagabo bari hano nta mugabo umwana yigeze abwira akaza akakubwira tuzangurira indege. Nawe barabikubwiye? Uzi aho zigurirwa se? None se kubera iki yabikubwiye? Kuko abizi yuko ubishoboye. Ubu nagezeyo mugiye kuyitega ukamubwira ati ndayitwara, nta nubwo yagira ubwoba. Hene data aravuze ati umwana we yaramubwiye ngo azagure kiriya kimodoka cya kizimyamoto. Harya ubwo uzi kuyikoresha ra? Uzi ko ntiwakubwiye ngo ushiremo biriya bigenda birira wa utamenya ngo urakanda he? Ariko umwana araguhereza inshingano yo kuzagenza ute? Aho kuzayigura. Harya ubwo uzayigura ryari? Icyitwa ngo ishema. Mbese yagufite, kandi ngo n'abagabo tujye twiga ibi, kumva ngo udutekerezo tw'abana. Natangaye niga ku bya Yesu. Yesu namwizeho kuri bikeya nzi nsanga yari atangaje pe. Yesu yagiraga urukundo ntabasuzugura, kugeza nubwo yabaga ari kubwiriza cyangwa ari gutambuka, abana bakazana uturabo basoromye mu twatsi bigahagarika Yesu. Mwarabisomye? Mwasomye igihe yajyaga kwa Yayira agiye kuzura kari agakobwa ke? Harya ubwo ko babisomye yavuze ngo iki? Yarahamagaye ati 10 byuka. Harimo gushashariza bikozwe nande? Mbese mwabagabo mwe mujya mubyutsa abana banyu muti ati muracyahennye, niyo amasaha ageze. Kandi ubwo nuwo ni umukristo. Ariko Yesu agiye kubyutsa umwana arangije aravuga ati kobwa 10 genza ute? Mwihangane mwumva icyo cyitwa ngo ni neza. Noneho dukwiriye kubishema.
icya cumi nitwe dukwiriye kwagura urugo rukabasha no kuba rwagera no hanze. Ni n'inshingano y'ababyeyi ku bantu bazasoma igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, ngo gutegurira abana babo nabo kuzubaka imiryango myiza. Ariko ubwo murabyumvise, papa ndayisaba ngo ni ngwiki akiri mu rugo, ugatangira ati mukobwa wanjye maze kugira imyaka 24, ejo n'ejo bundi bazaza bakagusaba aho uzagera, uzakunda umuryango uzashakamo, turi kujyana, uzubaha umugabo wawe, uzamukunde, uzamuha agaciro. Mwana wanjye ntukazigere umusuzugura, numusuzugura uzaba umbabaje. Umwana ukamuhereza ayo mahugurwa, ubwo ababyeyi bo bajya bayatanga nabahe? Igihe kimaze kugera nzabona iyo uzajya kugwa, kugeza ubwo ajya gushyingirwa nawe ukamujyana nk'ugiye gushyingura, yarakuboranye, ugiye kubona aho umujugunye, ubone guhumekaho gato. Nshuti bavandimwe, iryo ni ikosa. Ariko umugabo w'umupapa, umubyeyi, akicarana n'umwana we w'umuhungu ati mwana wanjye uzajya wubaha mama wawe, mbese agaciro ka nyina akaba ari wowe ukamwigisha, umwana yabyumva neza. Uri kureba ukuntu mama ajya dutekera, uri kureba ukuntu ajya twubaha, uzi ukuntu agukunda, ntujye ureba ukuntu ajya aruha ariko n'ubundi ntiyivovote. Ndakwinginze mu byo ushoboye gukora ntukazategereze ngo abari ubikora. Ikindi, yaba amaze gukura, mwana wanjye uzakunda umudamu wawe. Umudamu akwiriye gukundwa, ntakwiriye kubwirwa nabi. Ibyo byigisho bikwiriye gutangwa, ni inshingano. Noneho ndihuta, inshingano y'umudamu ndasoma kuri iyi mirongo mu gitabo cyitwa Imigani, igice cyaho ni icya 31. Rihangana ndasoma Bibiliya gakeya, Bibiliya yanjye nayisize, usibye wenda imirongo imwe nzi mu mutwe. 31:10 haranditse ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona, arusha cyane rwose marijani y'igiciro. Umurongo n'uwa 11, umutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi ntazabura kunguka. 12, ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho. Ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe, anezezwa no gukoresha amaboko ye. Ameze nk'inkuge z'abagenza, azana ibyo kurya by'abikura kure. N'umudamu mwiza azana ibyo kurya by'abikura he? Aho iterambere ryaje kure, habaho ni ku muryango, si DoorDash gusa, barabizana bakabishira ku muryango. Bazana ibibisi uzateka, bazana ibitetse utazi iyo byatekewe, nuko warangiza ukajya kugaba. Abubu ngubu yemwe ibishyimbo ajya kugura, akazana ibyo mu gikombe, nuko yarangiza gusa agakoza ku muriro cyangwa muri microwave, yarangiza akakugaburira. Ubwo nawe agakomeza kuvuga ati yewe ndi umudamu mwiza. Mbese uvuze ngo ubugore bwiza we ashobora kwiratana ari bumwe, kuko mfite ikimero. Ikindi, kugabura ntagabura, kurera ntarera, kubaha ntiyubaha, ariko agakomeza kurega agatuza ati ni umudamu mwiza. Harya ubwo kubumvise umunyarwanda nubwo yabivuze akabivuga uko yabivuze, yaravuze ngo kuba umugore si ukugira iki? Ko mutabivuga ra? Ngura baretse babyivugire. Yaravuze ngo kuba umugore si ukugira iki? Ntabwo mubizira? Ngaha abagabo nibabunganira. Kuba umugore si ukugira iki? Kuba umugore si ukugira iki? Kuko nihe nigenzi ite? Hari ubivuze, umukecuru wabivuga cyane.
mukecuru wabivuga ngo kuba umugore si ukugira iki, ngo kuko n'ihene igenza ite. None se ubundi